ntuzamugire itorosho, ntuzamugire umukubuzo, ntuzamugire agatambaro ko guhanaguza imyanda. Umufate neza, uvuga uti iyi ni imari Imana impaye, ikintu cyose ugikore, ibishoboka byose ubimukorere, kuko biriya mwigira abandi bagore barahari, ugasanga ubayeho uko ubyumva mu rugo rwawe, ugasanga ntufashe neza umugore wawe, abagore banyiruka humva ko ari abagore bakwirukaho. Mu gitondo wimennyemo bya capati hariya, urangije wurira moto urayitwara, ariko wahura na mugenzi we bimeze gutese nta kigende, sasa ni danje, inzara itumereye nabi, wimennyemo bya capati wariye susa, sasa turimenamo ibivuguto, ninjoro wasanga umugore yatenze ibivange ubyimenemo, buriya ko kumeze nk'uwishwe n'inzara. Naho ibyo kukajyaho isaha ushakiye, yego ukagenda isaha ushakiye, ukakaviraho isaha ushakiye, waba ukarimo karangara uko ubyumva, naho boss atakureba Imana yirimo irakureba. Burya njya mbareba iyo ngiye ahantu ndareba, nkareba ukuntu mudufata, nkareba ukuntu mutwakira. Hari nabo njya mbwira Imana, uyu muntu mwirukanye muri aka kazi ntipu, hayibwira ni hanze aha hari abakobwa bakubaha bagakora neza bakajya batwakira neza, hari abasore bagakora neza bakatwakira neza, hari abapapa bakora neza bakatwakira neza. Iyo mfashe nabi mu kazi ukazana agasuzugwa, n'igihe umuntu wumva avuze turiya taragatsindwa niko ameze, sigambwiye Imana ndamwirukanye sinkagaruke ngo mpamusange. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe abakunzi ba M.Charlene. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha abadukurikiraniye mu Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, muri Afurika, mu Iburayi, abari muri Amerika ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri Aziya, muri Australia, mwese Imana nibahe umugisha. Turabashuhuje mwebwe abarimu, abaganga, abapolisi, abasirikare, namwe abagiye gucunga umutekano mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abavuyeyo muri uyu mwaka. Mwese mukomeze kugubwa neza, kandi Imana ishobora byose ikomeze kubashyigikira mu kazi keza k'umugisha muri gukora. Imana ibabere amaboko, ibabere imbaraga, kandi izajya ihora ibibuka. Aka kanya rero ubushize twaganiriye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kubigisha ijambo ni nk'impuguro. Nimubona ntafite Bibiliya mba ndi kubigisha, mba ndi kubahugura, cyangwa kugira ibyo mbasobanura kugira ngo murusheho kumenya. Yego rero ndashaka kubabwira ngo kurinda umugisha Imana yabahaye, kuko ntabwo Imana ifite ibyo gupfa ubusa. Ndashaka tuvugane kuri iki kintu. Tuba twabigishije ukuntu Imana itanga umugisha, tukabigisha ukuntu Imana itanga umugisha, itanga ibintu byiza, ukuntu Imana ishobora kukurambagiriza ikaguha umugore mwiza, ikaguha umugabo mwiza, ukuntu Imana itanga abana beza, ukuntu Imana itanga amafaranga meza, hari n'amafaranga mabi, ukuntu Imana itanga umugisha mu mirima, ikaguha umugisha w'akazi keza, ikaguha ibintu byinshi. Imana ifite ibintu byinshi iduha turi muri ubu buzima. Hanyuma intego ni ukurinda umugisha Imana yaguhaye, kuko Imana ntijya igira ibintu byo gupfa ubusa. Naha hantu ushaka guhugura abarokore, mureke mbabwire, ibi bintu njya kubitekereza, hari ahantu nka hane ntari buvuge, nari ndimo kugenda naka serivisi y'ikintu runaka, noneho bigatuma mbona abakozi bahakorera. Rimwe na rimwe ugasanga hakorera abarokore, abakristo, bamwe banahicara akavuga ati Imana yampaye iki? Yampaye akazi k'umugisha. Tujya tubyatura. Mureke mbabwire,
ushobora kwicara ukavuga ngo kuki abashomeri ari benshi, ariko ugasanga na ba bosi barimo gusenga babwira Imana ngo duha abakozi. Ibi bintu murumva hatarimo ikibazo? Abashomeri ni benshi kandi na ba bosi nabo harabo ujya kumva umuntu agwaye icyifuzo ati Imana impa umukozi mwiza, uwo nshyira mu iduka ryanjye, uwo natuma ahangaha, uwankorera, uwamfasha bizinesi. Ni gute tuvuga ngo akazi karabuze ariko na ba bosi bakaba barimo barasenga ngo duha abakozi beza? Iki ni ikibazo gikomeye. Ndashaka kubwira umuntu uzi ko ufite ikintu Imana yaguhaye, hamwe wicara n'umutima wawe ukavuga ngo iyi ni Imana, kirinde, kuko ntabwo Imana ifite ibyo gupfusha ubusa. Nubona Imana igutoranyije mu bashomeri benshi bari mu gihugu cy'u Rwanda, ikakwicaza ku ntebe y'akazi, ikakubwira ngo ndi Uwiteka ngutereye intebe hano, ikabikora nta kibamba ubikugiriyemo, ikabikora byonyine nta ruswa utanze, ikabigukorera nta kindi kimenyane, ukicara ukavuga ngo aha hantu mpicajwe n'Imana. Ikintu ugomba gukora ni kimwe, ni ukurinda uwo mugisha Imana iguhaye w'agakiza. Mu ntege amatwi, ubu dufite abantu bafite ubushomeri butaturutse ku badayimoni, ahubwo bwaturutse kuri bo, kuko batarinze igihe bakageragamo. Wowe nubona wicaye ku ntebe y'akazi, ikintu cya mbere ugomba gutekereza, ugomba kwibuka ya myaka yawe y'ubushomeri, ka kazi ukagakora neza kandi ukagakora batakureba, ukagakora udakorera ku jisho, ukakira abantu neza muri serivisi yawe, ntugire uwo usuzugura, kandi ugaharanira kugira ngo boss uri gukorera atere imbere, ndetse ugaharanira kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Naho ibyo kukajyaho isaha ushakiye, yego ukagenda isaha ushakiye, ukakaviraho isaha ushakiye, waba ukarimo karangara uko ubyumva, naho boss atakureba Imana yirimo irakureba. Ukajya usuzugura abantu ugomba kwakira. Burya njya mbareba iyo ngiye ahantu, ndareba nkareba ukuntu mudufata, nkareba ukuntu mutwakira. Hari nabo njya mbwira Imana uyu muntu mwirukanye muri aka kazi ntipu, hayibwira ni hanze aha hari abakobwa bakubaha bagakora neza bakajya batwakira neza, hari abasore bahagakora neza bakatwakira neza, hari abapapa bakora neza bakatwakira neza. Iyo mfashe nabi mu kazi ukazana agasuzugwa, n'igihe umuntu wumva avuze turi ataragatsindwa niko ameze, sigambwiye Imana intuyo ndamwirukanye sinkagaruke ngo mpamusange, kuko sinjye aba yarajujubije ngenyine, aba yarajujubije boss. Erega burya boss yuri kumukuraho abakiriya umuhemukira, kuko business ajya kuyishinga aba yarafashe na credit, abakeneye no kunguka. Niyo mpamvu rero ntabwo ugomba kuhaguma. Nunahaguma ujye umenya ko ari Imana ikikwinginga kugira ngo urebe ko wahinduka, ariko ujye urinda ibintu Imana yaguhaye. Ni murinde ibintu mwahawe n'Imana, niyo ntego yizi impuguro za none. Mujye murinda ibintu mwahawe n'Imana, kuko ntabwo Imana ifite ibintu byo gupfusha ubusa. Ntabwo wenda kugakora nabi ngo igushakira, kandi ntabwo ari ko Imana izabigenda izakumenesha ikagukureho, izaguteza bakakwirukanaho, hanyuma ihazana undi nawe niyigira nabi agende. Ntabwo abantu bose bava ku kazi ari uko bitwaye nabi. Hari uva ku kazi ahawe promotion, hari uva ku kazi asubiye ku ishuri kuko ari ibyo ataramenya neza, hari n'uva ku kazi kugira ngo Imana imurokore. Ibintu Imana ikora ni byinshi, ko ngendesha kwibwira abantu bava mu kazi kubera kutitwara neza mu kazi kandi baragahawe n'Imana. Imana niguha amafaranga ukabona Imana iguhaye ikintu bita umufungo, ayizaguha yose uzi yuko n'ijana niriguha uzi ko ariyo yari guhaye, ikaguha amafaranga uzi ko wayasengeye, ukabona Imana irakubyaye, ukicara ukavuga uti ni Imana yayampaye. Nje kukubwira ngo wirinde muri ayo mafaranga. Ntabwo Imana ifite amafaranga yo gupfa ubusa, nukomeza kubivanga izayakwambura. Abayakeneye turi benshi.
kandi najya ngo mbabwire ngo utunze amafaranga si ufite imodoka n'inzu. Umuntu wese uzi ko yakoze ku ifaranga, nushaka ubutunzi 500 kuri konti, nushaka uba ufite 100,000, uzi ko Imana yaguhaye amafaranga. Ntago Imana iguhaye amafaranga yo guhonga indaya. Nubona Imana ikugiriye neza wa musore we, ukabona iguhaye gufata ku kintu bita ifura ya beneri, ubwo ndavuga 5, ukabona Imana iguhaye amafaranga, wari umunyenzara, uri umukene, ukubona ibishyimbo by'ijana bikugoye, urarira mu karu n'irindazi nabyo ukabibura ukaburara. Ejo Imana ikaguha amafaranga, ikakwigisha kurya ibintu by'abasirimu, nawe ukamera nk'abandi basore, ukajya kurira mu maresitora akomeye. Ayo mafaranga Imana iguhaye nushaka uyarinde, nutayarinda izayakwamburiye abandi. Kuyarinda no kugira gute? Burya Imana yibonye umuntu w'umusore aramuhaye amafaranga, Imana igahindukira ikabona amafaranga agiye gushirira mu ndaya no kuyahonga abakobwa. Imana biyitera umubabaro. Ntago amafaranga Imana yaguhaye ari ayo guhonga indaya. Ntago amafaranga Imana yaguhaye ari ayo kujyana mu businzi ngo wirenze amavide ya mitsingi. Ntago amafaranga Imana yaguhaye ari ayo gukangisha no kurarura abana b'abakobwa. Ntago ari cyo Imana yayaguhereye. Yarayaguhaye ngo ubeho, ubesheho n'abandi, hagira abatera imbere ku bwawe. Ariko ujya wimenamo mitsingi, wimenemo abagore, wimenemo abakobwa, ukora ibintu byose ibiteye isoni n'iby'isoni nkeya muri ayo mafaranga. Reka nkubwije ukuri, izayakwambura ikugira imbusuri kandi wari umuntu w'umugabo yakomereho. Natwe abagore, twebweho rero turi abana beza. Nimba hari abantu bazi gusirimuka vuba bagahita bata umurongo, ni abagore. Ukuntu Imana iguha amafaranga, ugahindura imvugo, ugahindura ingendo, ugahindura abo mugomba kubana n'icyiciro ugomba kubana nacyo, ugahindura ibintu byose, ugahinduka, ukagira abashyitsi wicaza muri sano n'abandi ugumisha hanze, ukagira agasuzuguro n'akinyongeza, ukagira ngo wavuye kukarangura n'akuranguza uragafite. Imana ntizigera iguha amafaranga ngo uhinduke, ugire umutima mubi, ugire ubwibone, ugire agasuzuguro, ugire kudaca bugufi, wimanike umere nk'umuntu wameze amababa nk'ay'indege. Reka da, ujye wiyoroshya nyiramwe, nawe ujye wiyoroshya. Kuko Imana niguha amafaranga ugatangira kumera amababa nk'ay'indege, ugatangira kuguruka, ntiwongere kugendera hasi, ugafata abantu mu buzima bwawe ukabashyira mu byiciro, irayakwambura ntumenye ko wayigeze. Erega hari ukubaho neza, hari n'ukuntu umuntu yimuka mu cyiciro ariko birimo ikinyabupfura, birimo gukizwa, birimo kutarobanura ku butoni, birimo. Wa mugabo we nubona waravaga mu rugo ukagenda nta rasiyo ufite, hanyuma ukifuza no gutaha umugore n'abana baryamye kugira ngo atagira ukubaza y'ibirayi, ukajya wiruka ukata mu mihanda ya Nyabugogo, ugakata hariya mu mujyi, ukahakata nta kazo hagira, ukajya kwicara ahantu kugira ngo bwire. Imana wa mubabaro yawe uboneka guha amafaranga, ugatangira kureba ko umugore wawe mutakwiranye, ukiga kureba mu ntege z'abandi bagore. Ubundi usigishonje warebaga amaguru cyangwa warebaga amabuno? Ntago amafaranga Imana iguhaye ari ayo gukandamiza umugore wawe. Nta nubwo amafaranga Imana iguhaye ari ayo kugusha abagore b'abanyantege nkeya. Ntago amafaranga Imana iguhaye ari ayo gukandamiza abantu no kubayobora uko ushaka. Ntago amafaranga Imana iguhaye ari ayo kugusha ubugingo bw'abantu no gufata abagore ukabagira ibihomora, ukabigarurira. Amahoteli yose yo mu Rwanda akakumenya, amarogi yose akakumenya, ukajya urya abana na ba nyina, ukabagira ibihomora n'ibyomanzi. Ntago ari Imana yayaguhereye. Nukomeza izayakwambura, wongera ugenda ujye kuba imbusuri. Muze murinde, ni murinde ibintu mwahawe n'Imana. Imana niguha ubuzima, ikagutiza kubaho n'umuryango wawe. Abandi bashyingura buri munsi ureba, gasanga abantu bapfiriye rimwe ari 5,
abantu bagapfira rimwe ari batatu mu muryango, wumva ayo marira, ariko mwese mukaba muri amahoro, mujye mubishimira Imana. Nindi kwabwa ngo ujye urinda ikintu wahawe n'Imana, ujye ugifata neza, kuko nubifata nabi Imana izabikwambura. Ntabwo imodoka Imana yaguhaye ariyo kwirirwa upangamo indaya, ntabwo ariyo kwirirwa musambaniramo, ntabwo izo modoka arizo kwirirwa ukoreramo ibyaha. Hoya, hari umuntu bambwiye waparitse ahantu ajya gusambaniramo, hanyuma agira ibyago, haramanukaga imodoka ibirari irirekuye, rero irangije iramanuka baragenda baramanuka. Imana imodoka yaguhaye ni ukugira ngo ihabwe icyubahiro, inzu Imana yakuhaye ni ukugira ngo ihabwe icyubahiro, business yawe ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. N'Imana nikugira boss ntukagagare, ujye uba boss mu kinyabupfura. Imana nikugira boss ntukarebere ku rutugu abakozi bawe ngo birirwe baryamye hahandi bicira isazi mu maso, inzara igenda ibice winjiza ibimiliyoni, bagende basonze ngo nibategereze umushahara wo ku kwezi, wa wundi winica ntikize. Ni ukugira ngo Imana yahabwe icyubahiro, n'abagukorera nabo babyungukiremo. Nubona Imana iguhaye umugore, mureke mbabwire bantu mwubatse ingo, nubwo hari abazubaka mukagira ngo ni ubupfura cyangwa nuko muzi gutanga keya, abandi mukagira ngo nuko mwari muzi kureba abagabo beza n'abagore beza, abandi mukagira ngo wenda n'ubuhanga mwari mufite. Ntabwo ari ubuhanga mwabagore, ntabwo ari ubuhanga. Hari abahanga babarusha ubuhanga batazifite. Ntabwo ari ubuhanga, n'umugisha Imana yaguhaye ngo uri kumwe n'umugabo wawe ubyara abana musazane. Ni umugisha Imana yaguhaye ngo uri kumwe n'umugore wawe, uwo mugisha abandi badafite ubikomereho. Ni wicara rero wa mugabo we, nkugira inama, ukabona Imana yo mu ijuru yaguhaye umugore mwiza utagutesha umutwe muri uyu mujyi wa Kigali, muri iyi si, muri iri terambere, aha hantu ibintu byayobye bikayoberana, ukabona uwawe aracyakubaha, ukabona aragusubiza aciye bugufi, ukabona nta stress agutera, ukabona mubanye neza, ukabona nta mico y'abanyagiputa kaza afite, ukabona nta kurwaza umusonga. Ugira inama mugabo we, nawe ubwawe waba uri mu bagabo kavuga ati Imana yampaye umugore, nje kukubwira ngo fatiraho, mufate neza, mufate neza. Ikintu cyose gishoboka ujye ukimukorera, ntuzamugire itorosho, ntuzamugire umukubuzo, ntuzamugire agatambaro ko guhanaguza imyanda. Umufate neza, uvuga uti iyi ni imari Imana impaye, ikintu cyose ugikore, ibishoboka byose ubimukorere, kuko biriya mwigira abandi bagore barahari, ugasanga ubayeho uko ubyumva mu rugo rwawe, ugasanga ntufashe neza umugore wawe, abagore banyirukaho, umva ko ari abagore bakwirukaho. Ubwo se abagore bakwirukaho wumva ari abagore? Ibaza abagore bakwirukaho uri umuntu w'umugabo, ubundi se abagore nibo bakwiye kwiruka ku bagabo? Mfite abagore benshi banyirukaho, mfite abanyandikira buri munsi, mfite umugore wampfiriye, mama shenge. Ubwo se umugore wagupfiriye ufite undi mugore, ubwo wumva uwo mugore ari umugore? Kandi beza, wabwiwe n'iki se ko ari beza disi? Naho mubera abapfu. Niwigira nabi nzashaka undi riri ngo abagore ni benshi. Nje kukubwira ngo uwo mugore umukomereho, ni impano ni kadi Imana yaguhaye, nagucika uzikoce, nta bandi Imana igufitiye. Nawe wa mugore we, reka nkubwire mama, nubona ufite umugabo mwiza, hamwe wicarana bagenzi bawe ukavuga ngo Imana yarampaye. Hari abagore avuga ati Imana yampaye umugabo, nabamubeshyeye. Umugabo wanjye kuva twabana ntago arantesha umutwe, papa runaka nguriya arera. Aha niwe nabwiraga. Nubona Imana iguhaye umugabo mwiza utagutesha umutwe, ukicara ukavuga uti Imana warakoze. Mama, nushaka uzajya gushaka isume, nushaka uzajya gushaka isume cyangwa ikigoma cy'abagabo cyo
yo kujya umuheka nushaka kujya umuheka nk'agahinja, nushaka kujya umugaburira umukikiye, nushaka nubona turutse mu muryango ujye uhita umukuriramo inkweto umuzanire kamambiri, nushaka ujye uhita umujyanira utuzi dushyushye muri dushe. Umva reka nkubwire, nubona ari uko bimeze ujye umufata neza, nta wundi Imana igufitiye, nta wundi. Ibi bintu byo gufata ibintu byiza Imana yabahaye mukabipfusha ubusa, narinje kukubwira ngo nubona amahirwe y'ikintu Imana iguhaye agucitse ntuzategereza ayandi, kuko umuntu ugira amahirwe ni umuntu Imana itaraha. Nubona Imana iguhaye ikintu cyayo ikagitekereza ikakugabira, ntuzagipfusha ubusa kuko nta bindi gufitiye. Nubona rero wifitiye uwo mugabo, urabizi ko abagabo bazima babuze, ukabona wifitiye umugabo w'umunyamahoro, uwo ngo utangira ubuhamya ngo ni umunyamahoro. Umva, ujye umwubaha, umucire bugufi, ikintu cyose akeneye ntakakibure, ujye umuha amahoro, umuha umutekano, ujye umufata neza nkaho nta wundi uteze kuzongera kubona, kuko n'ubundi ntawe uhari. Nubona Imana iguhaye abana, ikaguha abana kandi abandi batabagira, ujye ubafata neza kuko abandi ntibabafite. Nubona ufite abana beza bakumvira, nawe ujye ubafata neza. Nubona Imana iguhaye umukozi w'umugisha, ukabona ari kugukorera neza, atandukanye n'abo wakoresheje bose, ujye umufata neza kuko nta wundi uhari. Nubona Imana iguhaye ubuzima, ujye uyishima. Umwanya uzajya ufata, ujye uba umwanya wo gushima Imana no kuyitambira ishimwe no kuyizirikana no kuyihoza ku mutima. Ikintu cyose Imana yaguhaye mujye mugifata neza. Nubona Imana iguhaye amahoro, ujye uyafata neza. Mureke mbabwire Abanyarwanda, hari ibintu byiza Imana yaduhaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana yaduhaye amahoro, Imana iduha umutekano, Imana iduha abayobozi beza b'umugisha, Imana itugirira neza kuva hasi kugera hejuru, nabyo tujye tubifata neza. Nkaburiya mbona hari abantu bajya binuba, ugasanga abantu bari kwinuba, iki gihugu bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, riri, ukumva abantu barinuba. Mpita nibaza ngo mbese umuntu utishimira amahoro twahawe muri iki gihugu ntago nibura yibuka amakuba twabayemo, ntago yibuka ibihe bitambutse, ntago bibuka umwijima w'icuraburindi. N'aya mahoro twahawe nk'Abanyarwanda tuyahabwa tutari tuyafite. Abantu bwariraga ntago bari bazi ko buri buke, niyo bwacyaga abantu ntago bari bazi yuko buzira. Nta muntu wari uzi ko ibintu bizasubira mu buryo. Amahoro nayo twahawe muri iki gihugu dukwiye kuyafata neza, tukayashimira Imana, ubundi tukitwara neza. Ariko abantu benshi bishimira kugomera Imana, bakishimira kubifata nk'ibisanzwe. Kandi burya amahoro ntago ari ibintu bisanzwe. Haya mahoro dufite mu gihugu cy'u Rwanda uwayajyana muri Ukraine, haya mahoro uwayajyana muri Congo, haya mahoro uwayajyana muri Sudani barayakeneye. Uraye rimwe muri Sudani, ukarara rimwe muri Congo, muri ibi bihe abanyekongo ukuntu babayeho, ukarara muri Ukraine, niho wamenya amahoro dufite mu gihugu cy'u Rwanda, ukayaha agaciro, ukanashima Imana, maze za nduru zanyu zigashira. Mwabaye abavuza nduru, ibintu byose muvuza induru, byose mwavugije induru, esasi irazamuka ngo iki gihugu kiragatsindwa, imyaka yahenda ngo iki gihugu kiratwishe. Muri abavuza nduru ntimujya munyurwa, nibura mwagiye mushimira Imana. Ubundi se hari umushoferi mwigeze mubona kuri kamera igihe esasi yaguraga make? Hari abashoferi baje gufata mikoro ngo bashimire Imana ko esasi yaguze make? Niyo mpamvu niyihenze burya ntacyo biba bibwiye Imana, kuko byacitse murayihorana. Igihe ibishyimbo twabiguraga 200, mwigeze mujya mu rusengero ngo mushime Imana yuko ibishyimbo byaguze make? Muri abavuza nduru muhora muvuza induru. Niyo mpamvu naho byakomera ntacyo biba bibwiye Imana, kuko niko mwabaye. Mu mahoro muvuza induru, mu ntambara mukavuza induru, nta wamenya nimba mwishimye cyangwa mubabaye. Hari ibintu dukwiye gushimira Imana, tukanabirinda, tukarinda amahoro twahawe. Nimba hari umuntu wari ukwiye kuba ari umukirisitu, ni Umunyarwanda. Ariko muzi ko ibintu biba muri iki gihugu cy'u Rwanda nta handi wapfa kubibona.
nubwo ntagenza amahanga menshi, ariko iyo hari ukuntu njya mbikurura nkanabireba nkavuga ngo abanyarwanda mwarahezagiwe, ariko ntimunyurwa. Imana yigeze idutuma iravuga ngo abanyarwanda ngo ni abanyamurengwe, niyo mpamvu mbahozaho inkoni. Mugira umurengwe uteye ubwoba, ntabwo mujya mwishima ngo mwishimire ibihe. Kandi burya uwaguha iby'isi byose akakwambura amahoro ntacyo yaba akumariye. Ibi biryo bikeya mufite, Imana ishimwe kuko mubirya mufite n'amahoro. Nubwo esanse yazamutse, ariko nibura mufite amahoro. Ubu nta muntu wagukubita. Nimubona nibi birirwa badutuka kuri kamera, aho kuregera harahari ku bantu babishoboye batameze nkanjye. Ngewe hari ahantu njya kurega hatari, hari ahantu njya mbajyana we. Nta muntu wagukubita muri iki gihugu, nta muntu wakurenganya muri iki gihugu. Nukurenganyije ujya kumurega, kandi byasubiwemo. Turinde ibintu twahawe, tubirinde. Muze turinde amahoro twahawe muri iki gihugu cy'u Rwanda, turinde umutekano twahawe n'Imana, tubirinde. Nubwo muvuze induru ariko muriho, nubwo mutaka ariko muriho, inzara iratwishe, ariko mwabantu mwe muri intashima. Kandi intashima zirira ku miziro. Inzara rwose ndabona itumereye nabi. Ukavuga ngo inzara ikumereye nabi, kandi wariye ku manywa, wariye ninjoro. Mbega mu gitondo wimennyemo bya capati hariya, urangije wurira moto urayitwara, ariko wahura na mugenzi bimeze gutese nta kigende. Sasa ni danje, inzara itumereye nabi. Inzara ikumereye nabi, wimennyemo bya capati wariye susa. Sasa turimenamo ibivuguto, ninjoro wasanga umugore yatetse ibivange ubyimenemo. Buriya ko kumeze nk'uwishwe n'inzara. Ntanyurwamwe zitubaha Imana, zidaha agaciro iby'Imana ikora. Abavuza nduru, uzi ko induru yanyu izadukururira induru. Hari igihe Imana nzajya yicara ivuga iti n'ubundi bakunda induru nibabe mu nduru, muduteze ibyago. Kurinda ibintu byagezweho, ibintu twahawe n'Imana. Ndashaka kuvuga mu gihugu muri rusange. Twahawe n'Imana umutuzo n'umutekano. Umuntu araryama akizigura. Ibindi byago bibaho ni ibyago bigomba kuba mu isi, ntago ari iby'igihugu cy'u Rwanda. Ntaho bihuriye. Ni ibyago bigomba kubaho. Bibiliya yarabivuze, abagore bica abagabo. Ibyo ntaho bihuriye. Ni ibintu byahanuwe byo mu minsi y'imperuka. Ese runa bimeze gute? Yewe wapi, byarakomeye. Uzi ko ibishyimbo bigeze kuri 2? Ngaho nyumvira. Ese ko muvuza induru ntimubirya? Imbere mwavugirije induru ngo byazamutse, birazamuka mukabigura, bikazamuka mukabirya, ariko induru ikaba induru. Nagira ngo mbabwire ngo induru amafaranga yarabuze, erega corona yadusize nabi, riri ubundi siyo muyafite murabivuga. Ninde muntu wigeze aza kuri kamera akavuga ngo Imana ngo yampaye amafaranga, igihe ayo mafaranga aba hari ubimenya? Erega niyo amafaranga hari ntawe ubimenya. Iyo utayafite nibwo tubimenya, ariko iyo uyafite ntago tubimenya. Kurinda ibintu Imana yaduhaye, umutekano Imana yaduhaye, ntago ugomba kudutera kurengwa. Ku buryo umusore yambara ijipo, ku buryo umusore yambara ikanzu akigira umukobwa, ku buryo abantu baryamana bahuje ibitsina. Ntago amahoro Imana yaduhaye tugomba kuyarengwa ngo tuyarengwemo. Hari ibyaha bituruka ku murengwe. Hari umuntu aherutse kumbwira ngo hari ibyaha bituruka ku murengwe. Ubu tutugambo muhora hano kuri kamera mwirirwa muza kuvuga ubusa, mumeze nk'abantu mwabuze iyo mwirirwa n'iyo murara, mukaza kwirirwa muvuga ubusa kuri kamera. Ni umurengwe w'amahoro Imana yabahaye. Ariko se twari dukwiye gufata ubuzima bwiza Imana yaduhaye bwo mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma tukabukoreshamwo ibintu bibi, cyangwa tugomba gukora ibintu byiza kugira ngo ku mahoro Imana yaduhaye yongere mwandi? Dukwiye kurinda ibintu twahawe. Ndi kuvuga ngo amahoro ari mu gihugu cy'u Rwanda, tukwiye kuyarinda kuko twayahawe n'Imana.
ukibuka cyagihe uri kubundabunda, ukibuka cyagihe warabyimbye ibirenge kubera kugendesha ibirenge, ukibuka cyagihe uwijishura umwana wawe ukamujugunya, ukibuka cyagihe mwe mwabuze n'ibiziba munywa inzara ikabica, mukibuka cyagihe mwagendaga mutazi iyo muzagarukira, ukibuka cyagihe uvuga ngo yansubiza iwacu mu Rwanda nayishima, ariko wageze mu Rwanda uhabwa n'ibyawe. Mwageze mu Rwanda mubona akazi murakora, muri mu myanya itandukanye, mufite amahoro n'umutekano n'umutuzo, ariko murengura bamaze, ubusambanyi n'uburaya bwanyu burabamaze, murasambana ntago murobanura, abo muri garidiyene murafata ku ngufu, abo muri primaire abo murayoragura, uburaya bwarabarenze, kugeza ubwo mu bindaya muri abaririmbyi, kugeza ubwo musambana muri abatambyi. Uri umuririmbyi uri umutambyi, mwiga kujya mu marogi, mwamenye gukuramwo amada. Ibyaha biteye isoni, biteye ishozi, bitera Imana umujinya, mugakungeza uburakari bw'Imana, kaba yatumara. Cyangwa ntago muzi ukuntu Imana imara abantu. Imana igira umujinya. Mwabaye abagome, mwamenye kuroga, mumenya gucisha, muri mu nsengero mugafata za Bibiliya, umuntu utunze amahembe agatunganya bingi, agatunga inzoka iwe mu rugo, agafata Bibiliya akinjira mu materaniro yera, akahicara akajya ku ifunguro ryera. Nibyo mwahembye Imana. Mwarayihembye, icyo kora mwarayihembye. Warayihembye yagukuye mu ishyamba rya Kongo, warayihembye yakuvanye tingitingi, warayihembye yagukuye ku Gikongoro, mwarayihembye, warayihembye we, warayihembye yagukuye mu rufunzo, warayihembye yagukuye ahantu haguye abandi benshi, warayihembye yagukuye mu bihugu by'amahanga aho mwari mwaragiye kwangara, bagarutsana mu gihugu cy'u Rwanda. Mwarayihembye, mwarayihembye we, mwarayihembye mwabagore mwe. Yabagize abasirimu, abagore barakeye, ujya mu mujyi ukagira ngo hari imashini babanyuzamo. Mwarakeye abamama, mwarakeye, bya mama pasiteri byaraje, amabuno n'amataye yaraje, mwabaye abahinde, hari n'abitukuje birabahira, kandi munyura mu mamashini, mushyiraho fresheri, muritwara mu mamodoka yanyu, mu myanya ya leta murimo, isi yose mwarayikwira, muri ibyamamare, muri abantu babayeho neza. Mwarayihembye di, uragatwita ukagahubuzamo. Nugatwita uzagahubuzamo da. Mwarayihembye. Urashiduka bagatwisa akana ukabugahubujemo. Si uko muhemba, muzi guhemba, ariko ngo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko muhanye nawe. Mwabaye abasirimu. Ibintu byo gutwita ntibigezweho. Nugize ibyago akagatwita, hari abadogiteri baduhubuzamo. Ba dogiteri nimukomeze muduhubuzemo, nimukomeze muduhubuzemo. Ejo bundi uzaba uri guseka interahamwe yakoze genocide kandi nawe warabayeyo. Mukomeze muduhubuzemo disi we, n'abakobwa banyu nibadutwita muhubuzemo, mujyane mu matuwarete, nimujyaneyo muzi guhemba Imana. Mwarayimutayihemba, mwarayihembye. Mwarayihembye. Umuntu Imana iramuzamura akayobora ikigo, yajya gutanga akazi akakaza ruswa. Mwabagome mwe b'abagabo mufite ibigo bikomeye. Abagabo baratanga ruswa y'amafaranga, abagore batange ruswa y'igitsina. Imana izabakubita. Imana muzareba ibintu izabakorera mwankunguzi. Iyo ngeze njya mvuga ngo muzikungurire n'imiryango yanyu, ntimuzankungurire. Sibyo ko n'imiryango yanyu iri kubizira. Muri inkunguzi. Ruswa y'igitsina igezweho na ruswa y'amafaranga. Ruswa y'igitsina. Umwana w'umukobwa yiga amashuri ye, araza amaguru mwibase y'amazi kugira ngo abone diplome. Najya no gushaka akazi ngo muryamane kugira ngo kamuhe.
ubu kubona isoko, tanga ruswa y'igitsina cyangwa utanga amafaranga kugira ngo ubone ikintu runaka gikomeye, tanga ruswa y'igitsina cyangwa utanga amafaranga. Ubu ni ikintu umuntu yemerewe kubona, ni ikintu umuntu yemerewe kubona kinyuze mu mucyo, kugira ngo uzakibone ni ugutanga ruswa. Ariko ntacyo, hano hari umuyobozi nawe mbona uri mu mwuka w'Imana, azajya bamfasha ko afite amavuta, arayafite, ajya bafasha. Umwami n'umwami Imana bazabafatira ingamba. Ndumva nasoza, iyo bishize ndabimenya, ngiye gusenga, ngiye mfite umubabaro, ngiye gusenga. Narindi ku ntego yo kubabwira ngo mujye murinda iby'Imana yabahaye, murinde umugisha Imana yabahaye, kuko nta byo gupfa ubusa ifite. Ndagushimye Mana, haleluya. Niwe wantumye kuvuga aya magambo hamwe n'umwuka wawe uri muri nge, maze kugutumira papa, maze kugutumikira, maze kubivuga uko wabimpaye. Sabiye imbabazi abantu bawe, basabiye imbabazi barakugomeye, basabiye imbabazi bakoze ibyo udashaka, basabiye imbabazi kuko bakoze ibyangwa n'amaso yawe, basabiye imbabazi Yesu, bababarire, bakureho umujinya, ubakureho ijisho ryawe ribi, bakureho umugambi wawe mubi, bababarire ndabingingiye Mana. Babarira abagore babikoze, babarira abakobwa n'abagabo, babarira abasore, babarira abato n'abakuru, babarira abayobozi n'abayoborwa, babarira itorero n'igihugu, bababarira bibagiwe, abatararinze ibyiza wabahaye ngo babiha agaciro. Imbabazi zawe nizibagereho kugira ngo bakureho umujinya, ntubashishimure. Ukimara kubeza no kubababarira Mana, bakanguza ubu butumwa n'iyi mesaje, bakanguke bite ku iherezo ryabo, nibakanguke bite ku iherezo ryabo, nibakanguke bite ku iherezo ryabo, kandi bite ku bugingo bwabo, bite ku gakiza kabo, bakosora iby'imirimo yabo, bimura ibigirwamana, bimika umwami waremye isi n'ijuru. Haleluya Mana, herekeza ubu butumwa, kuraho imbogamizi n'inzitizi, senya ubwami bwa shitani, rimbura imbaraga z'umwijima nizive mu nzira, icyarwanya ubu butumwa cyose nigikurweho, mbaraga zikomeye z'Imana zururuke Mana, icyo ushaka gisohore. Ngushimiye ko wabanye nanjye, cyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana nibahe umugisha, kandi ndabakunda, mbifuriza ibyiza, nkasaba n'Imana ibyiza byo kubazanira. Imana irabakunda kandi bitayeho, niyo mpamvu bahwitura kugira ngo mujye mu murongo mwiza wayo, kubera ko burije kandi bugiye gucya, kandi nibucya buzongera bwire. Mukoreshe ya ubutumwa mubuhe n'abandi, mubugeze kure. Imana nibaha umugisha, mukore comment, hanyuma mukore na subscribe abatarayikora. Imana ibaha umugisha, ndabakunda.